Reka ngutembereze na kumara amatsiko ku bikoresho bimwe na bimwe bivuga mu muco nyarwanda cyane cyane mu ndirimbo za kera ushobora kuza mu mazina ariko utarabonesha amaso. Hari inzu imwe nasuye iri mu karere ka Huye, la Kopabu, icuruza ibikoresho by'ubugeni ndetse n'ubukorikori. Yakoze igikorwa cyiza cyane cyo kujya mu misozi ikusanya ibikoresho by'abanyarwanda bo hambere bakoreshaga ari mu buryo bwo kubika umusaruro, mu buryo bwo kubana, gusangira ndetse n'iby'ubugamba yewe n'iby'iyobokamana. Babikusanyiriza muri iyo nzu, harimo ibyacurujwe ariko hari byari bigiye nasanze. Reka rero nyuremo muri makeya ubushe amatsiko ko byo wari uzi ariko utarabonesha amaso, nkwereka ngo iki niki, ubundi tuze gukomeza nkubwira nyine n'amamuko n'ibyo bikoreshwa kugira ngo nawe ubwawe wibonere n'amaso yawe. Reka rero dutemberane muri no galeri. Niba ugira ubwoba nyine cyangwa se ufite amakuru avuye ku muco nyarwanda ko hari ibintu yenda biteye ubwoba, nyine akana hawe kwitegereza umenye ngo cyaterwa n'iki. Ini inkongoro bayipikagamo, bayikamiragamo amata, bakayavurizamo rimwe na rimwe kayacundira mu gisabo. Izi ngizi ni imbehe nyarwanda bareragaho isogi, ibishyimbo bakarya bagahaga rwose. Wane ya nkongoro iri kumwe n'imbehe wegeranyije mu by'ukuri ibintu byakoreshwaga mu kurya kugira ngo bigere nyine injyana yumvikana. Hafi aho ngaho hari ikindi gikoresho gikomeye cyane bita ikibo. Ikibo usibye kuba barashyiragamo imbuto bagiye gutera, ariko bashyiragamo n'umutsima. Umutsima bamaraga kuwuvuga washyiraga mu kibo ku buryo wariraga ku mbehe yawe, ukura umutsima mu kibo kuza ku mbehe usomeza n'amata, ibintu byose ukumva bimeze neza cyane. N'imisi yo hambere nyine mu Rwanda rwo hambere bariraga mu kibo no ku mbehe ndetse n'icyansi cyo kunywa amata. Iki ngiki rero tugezeho, urabona igisabo gishushanyijeho imitako itandukanye, kandi ndagasimbuka nako ku bantu no guterekera, ariko igisabo cyagiraga nyine umumaro kuvurizwamo amata cyangwa se kuyacundiramo mu gihe bashaka kubona amavuta yo kujya birira ibirunge nyine kugira ngo baryoherwe kurutaho, cyangwa se gusiga abana amavuta y'inka. Umuti ukomeye cyane, niyo mpamvu mu Rwanda rwo hambere amavuta y'inka cyari ikintu kitagomba kubura mu rugo urwo ari rwo rwose babyitagaho ku buryo nyine bigomba kuba bihari. Ubwo tugarutse inyuma gatoya kuri kino kibo, ariko tujya kujyamo munsi kugira ngo nkwereke ibindi bikoresho byihariye bya kera cyane. Aho hasi mu ntagara uzi icyo ari cyo. Intagara naho babikaga nyine imyambi y'urugamba. Iyo ngo rero mfashe umuheto. Mujya mu bintu bavuga kenshi ngo kuvuna umuheto, kuvuna imyambi, akenshi urumva ni ibitutsi bishingiye ku rugamba ariko bifite icyo bivuze mu muco nyarwanda. Umuheto rero cyo nakubwira nuko bambwiye yuko uriya mugozi cyangwa se umutana wahuzaga nyine impembe zombi bakuraga umutsi w'inka. Umutsi w'inka umuntu uhuza azawumbwira ko ntabwo nkuzi nanjye. Uwo mutsi uherereye hehe ku nka? Niba ari ababazi cyangwa se abazi by'umuco ubwo bazambwira hamenya aho umutsi nyine uherereye, ko ni ikintu cy'amatsiko cyane. Umwambi nako umuheto nuko wagumeze, ni igiti gikomeye cyane ku buryo no kufora nanjye nakuriyeho nyifite ubwoba wenda ko naca uwo mutsi, ariko ye ntabwo byari gukunda kuko urakomeye cyane kameme. Hari amakuru yuko nyine hari abaje batwaramo ingabo nini cyane ndetse n'imiheto n'imyambi kugira ngo bazajya babyigishirizaho ahandi hantu. Ahangaha nkwibuze ko bihari bigurishwa, ntabwo bihari nk'ibyo kwerekana umuco gusa, ahubwo byo kugurisha. Munsi y'intagara arabitse nyine umuheto n'imyambi. Hariho n'ibindi bikoresho dufiteyo incyamuro nanacana ya incyamuro bayikoreshaga batera imbuto zitandukanye, cyangwa ni ugutera, ntabwo ari ukubiba, ni ugutera. Urabona ko yakuze yarashize. Bazicuriraga mu Rwanda, no ku Munyarwanda baba bazi gukora ibyuma mu by'ukuri ahantu hatandukanye. Ari incyamuro yego. Incyamuro yifashishwaga mu gutera imyaka cyangwa se mu kubagara ndetse no guhereza nyine abana batoya mu gihe barashatse kurira abandi bagiye guhinga kugira ngo babe bigana nyine abahinga babaga incyamuro. Ni incyamuro. Abantu rero batayizi nyashaka kugira nk'akandi kantu ndetse gakoreshwa mu tundi tuntu. N'akandi kamera bakoreshaga babaza akajya kumera nka kuriya, ariko iya ni incyamuro.
iki ngiki ni ikidende yari intebe nyine yo kwicarwaho, ariko yagiraga imimaro myinshi itandukanye, kuko nawe nza kugikwereka gifite undi mumaro wihariye, ariko umumaro nyamukuru wari uwo kwicarwa. Yari intebe nyine nyarwanda, atari zo z'imvunwa nyine zaje bamenye kubaza, ahubwo zari intebe nyine z'inyarwanda bitaga ibidende. Hari ikintu rero bitaga urukebano n'imimuna bashyiragamo nyine amata, ariko ahangaha kwereka nyine urukebano ruri kumwe n'ibicuma aho babibikaga, ariko ahangaha nyine bihari nk'ibicuruzwa ni ukuvuga ngo babikuye mu biturage by'ahantu, mu ngo z'abantu babikoresheje. Niyo nakihumurizaga numvaga harimo rwose impumuro y'amata, nubwo ari bya kera bwose. Ari umumuna bashyiramo amata, hariya mujya murabibona n'ibigezweho by'uno munsi, ushobora kubibona n'ahandi hantu wasura bacuruza amata cyangwa se batanga amata nyine kunywa. Hirya ubona iki ni icyansi ariko gifite umupfundikizo w'umutemeri. Ahangaha reka nsimbuke njye ku gacuma. Igicuma mana yanjye, kera bagiraga n'ibicuma by'amagambo, kubera ko agacuma bakavugiragaho byinshi cyane. hari agafataga nyine akatangira akaryongora, ariko kandi ni agacuma bashyiragamo umukuzo wo kwica akanyota, bagasangira nyine abanyarwanda basangiraga mu ducuma. Ubwo watandukanya igicuma n'igisabo mu buryo bw'uko agacuma ko ni gatoya, mu gihe igisabo cyo kinafite umwihariko nyine ni kinini cyane, bagicundiragamo amata nyine nta kindi. Agacuma n'igisabo byombi barabikosha. Yego, aho twicumye gatoya muri iyo nzu nyine harimo ibintu byinshi cyane, kandi byose nyine by'ukuri nyakuri by'abanyarwanda bibikiye mu ngo zabo bagiye gutorayo. Uyu munyarwandakazi wari uriyo afite amateka ya buri kintu cyose, aho cyakoreshwaga n'impamvu, ndetse n'uramahita nakwereka rwanya urugamba. Nzasore mubaze neza uko byagenze, ariko uriya muheto n'uwatsi cyangwa se n'uwari ufite nyine wawujyanye ku rugamba wawutabaranye. Yego, dukomeje rero hano hejuru twasubiye gatoya, urabona nzuminze neza cya gishushanyo cyangwa cya kindi kibaje nakubwiye ko byifashishwaga mu buryo bwo guterekera cyangwa no kubandwa. Urabona ko ni w'umuntkazi, kuko urabona amabere yari yicaye ariko afite akabindi mu ntoki. Buriya bifite ikindi bivuze kinini cyane, ntabwo ndi bubitinde, kuko n'iki kiri uruhande nacyo kirabaje, ariko mu buryo busa nkaho burenguriraho isura y'umuntu. Ahangaha rero ndakwereka ni uruhande rw'inyuma rw'indi ntebe ya kinyarwanda bicaragaho ariko gukora imihango ya kinyarwanda nyine y'iyobokamana, kubandwa ndetse no guterekera. Urabona hari inyuma hashushanyijeho isura y'umuntu. Uriya muntu abaga ari umukurambere w'umuryango runaka, noneho ugiye kubandwa cyangwa se guterekera akayicaraho kugira ngo aba ari gusa nka akeza uwo mukurambere wabo. Urabona ko integeranye n'ubundi n'ikindi kidende nacyo gifite uko gisa nka cya kindi cya mbere, ariko bivuze ko kizamuye kurutaho, uko cyerekanaga nyine ubushobozi bwihariye bw'uri bukicareho. Aho ngaho inyuma yaho urabona tweretse ku ruhande rw'imbere rwa yashusho nakwerekaga mu kanya, imbere naho bicara nyine hari ikidende, nyine hari intebe yo kwicaraho n'ikidende ku ruhande. Bivuze ko ahangaha isura y'umuntu ubona ni iy'umukurambere nyine, ni iy'umuntu mukuru w'umuryango wabo cyangwa se wakomokaho, baga nyine barasizeho isura yiwe, ku buryo mu kukicaraho uba uzi neza ko uri kumwe nawe cyangwa wicaye iruhande, cyangwa no kuguhereza ububasha bwo kugira ngo uvuge cyangwa se ukoreshe iyo mihango twakwita mitagatifu nyine ya kera. Iki ngiki ngezeho mu kanya, iki ngiki babyita ikinyuguri. Mujya wumva abantu bavuga ngo ni ibinyuguri, bavuze ibinyuguri bari guterekera, cyabaga kimeze nk'igicuma ariko bashyizemo inzuzi zabaga zirimo imbere, ukajegeza bikavuga. Ubwo babijegezaga bahamagara nyine abakurambere kugira ngo baze nyine bataramane cyangwa se bagezeho ibindi byifuzo bafite kugira ngo bibashe gukemuka. Iki kinyuguri rero kubera ko cyakoze nyine ako kazi ko guterekera, urabona ko cyarashaje, cyaranabyaye, kuriya gifite imyenge, ariko mu kanya ngaze nkwereka ibindi binyuguri nyine noneho abanyarwanda bikoreye mu buryo bwo kugaragaza umuco nyine utagombye gucika. Byo birahari, ko ni ibinyuguri nyine byari mu munsi bitari ibyo bya zamani. Ibi ngibi ni bishyashya, bikuze gutya ubu ngubu, bitakoze niyo murimo wo guterekera cyangwa se no kubandwa. Ibinyuguri nyine nibyo babaje, kuko nawe wagikora uno munsi, ariko nyine si cya kera.
Ahangaha rero bantembereje n'ahandi hantu hari amashusho y'iyobokamana ko yo muri Congo. Ikindi kigirwamana cyo muri Congo ntabwo ari ikinyarwanda, niyo mpamvu nabwo gifite isura yihariye, ntabwo kimeze nka bya bishushanyo dusanzwe tuzi by'abanyarwanda, ahubwo nibyo bakuye muri Congo. Ibi ngibi byo biranahinda cyane uko byo biba byambutse imipaka bija gucuruzwa. Hari nyuma mubona cyane n'igisabo cy'ikinyarwanda cyo ntabwo ari kimwe n'ibyo muri Congo. Ibi ngibi byo muri Congo reba ukuntu kimeze nyine, n'imana zo muri Congo cyangwa se abakurambere bo muri Congo ntabwo ari iby'inyarwanda, ariko nyine muri iyo galeri nyine birimo byose, ku buryo ushaka icyo muri Congo cyangwa icyo mu Rwanda, mbega umuco w'umuyaga bigari byose nyine birahari. Nk'iki ureba no ku kizengurutse y'amasaro nyine ibintu by'abamasayi bagenda bakora bakambika amasaro. Ibi ni byo nyine mu Gikuyu aba ugafite nyina n'Imana cyangwa se abakurambere bambaza nabona ko byaga bimeze. Icyo ngicyo ni igishushanyo cya Mariya, kibumano cya Mariya mutagatifu mu bikira iteka, ariko kubera ko ari cya kera gifite amateka yihariye no ku mutwe wavuyeho, ni ukuvuga ngo kirabitse, ariko ni cya cyari gifite amateka yihariye ko basobanuraga nkumva ibintu nyine bifite amateka maremare. Ahangaha rero nageze ni hahandi hari amashusho muri Congo. Hirya uri kubaramo isekuru nyine bayikoreragamo imiti, bayisekuriragamo imiti, bagasekuramo imiti y'inka, imiti y'abana, ndetse n'amasekuru manini cyane iyo bayakoreshaga bari gusekura nyine nko kuvuna amasaka cyangwa se gushwaga kugira ngo babashe kuvuna imimero, babashe gukosora. Isekuru bayisekuragamo imyumbati kugira ngo ubone ubugari, cyangwa se mo kimwe n'andi mafu yoroheje nyine batasha gushyira ku rusyo. Rero nsubiye ku ntangiriro angana mu twahereye, urabona ibyansi hakurya, urabona ishusho ngiye kwereka hejuru. None hejuru y'ibi byansi byari bihari hari amashusho meza abaje y'abanyarwandakazi, amwe amanuka mu mahoteli, amwe washa kureba nyifati ibi ngibi bikoranye ubuhanga bwinshi cyane. Ako kandi kuzuminga ni kakamana ko mu Bakuyu ko muri Kikuyu, akandi kakamana kagakurambere ntago abanyarwanda bameze gutya rwose. Uyu mukurambere si umunyarwanda. Rero ahangaha nahiye byinshi cyane, hari ibikoresho byo mu banyavuga mu muco nyarwanda ariko utabasha kubonesha amaso. Ubwo nakweretse ibyansi, nakweretse imiheto, nakweretse imyambi, nakweretse ibyibo ndetse n'ibiseke, nakweretse imimuna, nakweretse byinshi bitandukanye. Ariko ahangaha hari umwari rwose umwe w'abamikazi, urako ino shusho yo n'abanyarwanda rwose. Ni ibishushanyo byiza cyane binini byo kumanikwa nyine ahantu heza nyaburanga hahurirwa n'abashaka kwiga amateka y'igihugu cyacu. Rero ibyo nashaka kwereka ku byo hejuru n'abagore batazinguri byiza, mbega ibintu by'ubugeni ndetse birimo ubugeni bwinshi cyane, ari no yazuminga kugira ngo mbereke neza uwo tatembereye nyine ahantu hanga. Ubwo rero nkusonera muri makeya ibyaranze umuco nyarwanda wa kera, aho by'umwihariko ino nzu ndayishimira cyane, yari nanyemereye gufata amashusho kugira ngo nzabashe kwereka abanyarwanda ibiri mu muco nyarwanda, ndetse n'ibyo bakwiye kumenya kugira ngo tumenye ko abanyarwanda mbere yuko babona internet ko babagaho bararyaga, bakagira aho bicara, bakagira aho babika amata, bakagira uko babyazamo imiti, barasengaga, bakabandwa, bagahana inka, bagahana abageni. Niyo mpamvu nyine gusubira ku muco benshi bakunda kuvuga ntabwo ari ibintu byagora mu mibereho yacu buri munsi, kuko hari byiza byinshi birimo twabasha kuba twafata bikatugirira akamaro. Aya mashusho meza rero hamwe n'andi wazanaga nayo ukagura ikintu cyiza. Nabonyemo ibisoro, nabonyemo amashapure, nabonyemo imisaraba byo mu kiliziya, ibintu byinshi bitandukanye. Ni ahantu wajya nyine ukabona byinshi byo mu muco nyarwanda, ariko by'umwihariko ubwo nyine barabigurisha, wagenda nawe ugiye kugura. Rero urakoze kubana nanjye, ibihe byiza, Imana ikurinde.